Niko bigenze ibi ni ibiki ndetse umugore gicucu hafi tica umubyeyi hafi byo ni ibiki niko mata uri muzima rero uzatumaho twese yibabwiye ko mushaka guhangana ndahombye kuba mutagendeye rimwe ariko nawe uticunga neza muragendana mwese ndagaswe Giant TV show. Yego. Ni Dr. Kiragutse muvugana? Allo? Ni Dr. Kiragutse muvugana? Yego. Iyi rendezvous zanyu narazitegereje. Mbona mutinze nyine mpitamo gukora abandi barwayi. Ubwo rero sinzi igihe muzazira muzambwira. Sawa. Kajya gukora abandi barwayi ubwo muramamagara. Karibu. Mire muga. Niriwe neza. Ni karibu. Nitwa bande? Nitwa Manase. Yego. Kuri reception bari babakiriye Batwakiriye. Kuri reception batwakiriye. Mwatanze imyirondoro yose? Mwanishyuye? Cyane twishyuye. Ninde wivuza muri mwebwe? Muga twishyuye. Nyine twatuje kwipimisha n'umugore utwite umugore wanjye nyine. Urebye ni nkari twese akora umugore kuko nuko ayatwipimisha. Mubikora se? Turabikora cyane. Ushaka guca mu cyuma cyangwa no kumupima kora uko umwana akura ngo atitambitse niba ameze neza mu nda byatuzanye kwanza abaganga mubizi kuturusha turabizi. None yipimishije kangahe? Ubwa mbere inshuro ya mbere. Ko mwatinze se? Urabona ngenda baga ngiye ku kazi ahubwo nazipimishe ngo ntiyaza ngo mwakira atari kumwe n'umugabo we. Yayo ni amakosa, ayo ni amakosa. Ese mama yashyizeho Yesu ari byiza umubyeyi kimara gusama ukwezi kwa mbere akimara kumenya yuko yasamye bagomba guhita yihutira kujya kwa muganga akipimisha. Umubyeyi kuva yamara gutwita kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi 9 agomba kuwipimisha inshuro zigera kuri 3 kandi akazazanye n'umugabo we. Kuvuga ngo uzanye ngo wagiye mu kazi ngo arizanye ntako ibyo ngibyo abaganga ntabwo risawa. Ese mugaye baye ngombwa ko umugabo yaragiye gupagasa umugore ntabwo mwaza mu mupime kundi apimwe umugabo ntumuntu apimwe umugabo ashaka abaruye. Biba byiza iyo ari kumwe n'umudamu kugira ngo atange aderesi ihagije kuko biba ari ngombwa tuba tugira ngo tubone ibyo twandika mu gitabo. Ese bundi umugabo umubyeyi aza kwipimisha wenyine n'amapima koko
oya biba byiza iyo yazanye n'umugabo wiwe ese ubundi ubwo uracyabasha gutera akabari ko mbona inda ikuze igira igihe mu gihe cyo kuvuka urasubira babyemewe muga biremewe koko biremewe kugira ngo nyine buriya iyo ukomeje kubikora bituma nyine ntuza ahantu runaka iyo agiye kubyara biramufasha numvise si urabishobora se nta bintu ari ngikora kubera nyine iyi mpamvu mva njyewe nta mugabo mfite ariko ntabwo byatuma ndara ubusa kandi nta mugabo ufite gurinda ya none ubwo njye ntatwite ariko umugabo nyine gahunda zusa ngo ni uko ntasaba Jesus is Lord. cyakora amada ufite umugabo mwiza pe namubonye ni mwiza ukimufata neza abagore baranga barashinyitse urebye bamugutwara da ukimufata neza umuntu wa mbere ugira ubushyuhe ni umuganga natwe duhura n'ibintu bitandukanye byinshi bituma dushyuha tugashyuha ngo se ni nk'ibihe muga byinshi cyane nk'ibintu hano duhura ku kigo nderabuzima duhura n'ibintu byinshi cyane bitandukanye bituma dushyuha ariko nyine tumenye ko tugomba kubitwara neza we hari abantu baza benshi hano abaza kwivuza imitezi abaza kwisiramuza abantu batikorera n'isuku abagabo bameze batyo bo babahosha gusa umuntu nta nubwo azi kwikora isuku ntazi kumenya ngo ibi ni ibiki n'ibiki n'ibiki n'izo ndwara uvuze barazandura bishinge ndabizi nanjye rwose ibyo byose ntibiduca mu maso twarumiwe twaragowe Jesus is Lord. okay noneho tugiye kubanza mpime buri muntu umwe umwe abanza umugabo uretse gato mubwire ese mugasoze ngo ugiye kumpimisha nako kumpima njyewe icyo nashaka kukubwira agira ngo wumve ko nakwikundiye nabonye ufite nabonye ufite akagore ka fake simuga njye maze uzi imyaka maze nabona nafite umugabo nakwikundiye nabonye uri umugabo mwiza nabonye uganira neza nabonye unakeye unambaye neza ndavuga ngiye kwambara neza buriya niko nsanzwe urangiye uzanabaza n'usanzwe igihe ndi pasiteri pasiteri yumva ubwo bwa apotre manase by'umuntu ni wowe ndigisha abantu bagahinduka bagakiza karanjanjaguye nanjye uyu munsi none ndarara mu byinshi oya ntanagusengera buriya ngewe n'izina ry'Imana wansengera nagusengera kaguha umugabo mwiza umugabo utera umurengwe ni wowe nshaka kuko niwe nabonye ukeye ariko kari akagore kawe nabonye ntazi ugiye kuba wanyenera mfite umugore bitandukanye no kugenda ukambura umwana umugati cyangwa umuneke yari yifite oya njyewe numvaga nkushaka nabonye uri umwana mwiza cyane twanaganira ndabyemera ndi mwiza pe ariko none haranditse ngo umwiza n'ubwo ijambo ry'Imana agakurikira rimusaba Jesus is Lord. mwiza hari icyo ushatse kuvuga Wandajya. nagira ngo tujye kwiganirira kugeza ryareze tujye kwiganira mu cyumba akazi ndabona haparitse gatoya tubanze twiganirire mu cyumba ntabwo ari byiza ni byiza mujye mwiyubaha oya ni byiza ariko se erega natwe turashyuha natwe tuba dufite abantu bakuru tuba tubashaka ariko none mu maso ureba nk'ufite irari ry'umubiri
kandi nkubwira imyaka amaze nta mugabo mfite. Ese washatse abapfubuzi ko nzabahari. Yesu! Wabona kwikoza isoni kandi n'umuganga. Wowe nagushimye, wowe nabonye umwana mwiza niwe mbona wanyamurira akabazo ufite. Muganga. Abaganga ntibazi muri abagome. Ushobora kubikora nabi ukamuta ushinge rw'amazi ngo ndapfuye. Oya, kose. Ese muganga niba uri umugore wanjye kumva ko wamwambura umugabo. Ntabwo mvuze ngo umutware wese ndagira ngo twiryohereze nyine twiganirire no gusohokana tujye kwiganirira nyine ahantu heza. Nabo turamujyana se? Oya. Magarika nkwe. Urumva twaganira gutya. Cyoko byupe nanjye ndemera ko uri mwiza. Ibyo birimo byawe wagira ngo ni urabona wanyana ikinyomoro ko bica mu kabiri. Kandi bisigana ahantu imirimo birimo ikinyomorosha. Ngo wayifata kari kandiramo ukamwa kanje. Yewe wana bijyanye kabisa. Umva ni boga. Nabona ni boga ari buriya ariko akakubwira mugabo. Tutane bikoreye hano mu kazi. Yesu we indaya mbaya. Gapanga handi hantu twajya. Yesu! Nyuma y'akazi wenda. Ntabwo twabisoza neza ko tutiteje abantu. Mudamu nese bara mugabo se kuri reception. Sibyo? None rebe n'abakiri n'abarimo hano sinzi ni bana mu n'umusaza we. Oya barabareke. Turagenda twihengeka ahantu hano inyuma gacyya mu byumba bya hano ku kazi. Undi dite vuba. Ibindi twaba tubikora ariko nanjye tugakemura akabazo. Gusa umugore wanjye? Umva niwe. Abaye iki? Nikugenza umugore gicucu. Hafi umubyeyi hafi. Byo ni ibiki? Jesus is Lord! Uri muzima. Rero muzatumarwa twese. Yababwiye ko mushaka guhangana. Yesu! Ndahombye kuba mutagendeye rimwe. Ariko nani uticunga neza. Muragendana mwese ndagaswe. Tukanyokwe n'iminsi wamuhira imbere.